icyo kibazo mbajije kirakomeye cyane kubera ko ndi mukobwa waza kanyemera bana na bariya bana nta mukobwa wabyemera. Nyatari wamugana ibinteye kwibaza umukobwa waza ukimeza ko mubana cyane ko hariya bamwe wavuze uriya muto afite imyaka 7 wa mukobwa afite imyaka 7. Ese wamugana ubu ngubu koko hari umukobwa wakemera gushaka umusore nkawe wafashe inshingano zikomeye gutyo? Ninde se ntawe nyine ntawe wabyemera, nta mukobwa wanyemera kubera ko nanjye meze nkaho mfite urugo. Urumva ntago yanyemera nyine. Meze nkaho ufite urugo kandi kubigaragara ahubwo wari ukwiriye gushinga urugo. Nari nkwiye gushinga urugo ubwo ndarufite. Urumva nta mukobwa wese yababona ko mfite urugo nyine ntago yanyemera. Ariko se wamugana inosa rwose iki kintu reka ngira ngo abakunzi ba Touchone buriya n'abanyamatsiko koko. Ibi bintu ujya ufata umwanya wo kubitekerezaho nk'umusore kavuga uti ku gihe kigeze ngo shinga urugo, imyaka amategeko anateganya kuba binyemerera, wumva uzabigenza uti kuko buriya bafite amatsiko uburyo bizagenda gute mu by'ukuri? Urumva nabyo ntabwo biba byoroshye. Nyine uwo narangiza mu wa 3 n'undi tuzagumana n'abandi, undi nawe abe yicaye gutyo amfashe kurera barumuna be. Kuvuga ngo wowe niwo murongo wamaze guha buno buzima, agomba guhagarara mu ishuri byanga bikunda. Kuko nta mushinga najyaga mbona n'abandi bana ba mu makopasiyo nkayoberwa aho babikura, inzira bacamo nkabura imirongo nyine nabishyiramo. Ibindi byo bose barabizi, yabonye ariye rimwe ku munsi abishimira Imana. Hanyuma ndiho ndibaza cyane cyane reka mpere kuri wa mushiki wawe wavuze w'imyaka hari 7. Ni 7. Uyu mushiki wawe w'imyaka 7 kandi w'umukobwa, ubuzima bwawe nawe mubana mute, umuganiriza gute nk'umukobwa, bigenda gute mu by'ukuri? Kuvuga kumuganiriza byo ariko njye nyine suko mba mbitekereza, ntago mba nshaka uko nabayeho na barumuna banjye ariko babaho. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba Touchone TV, mwebwe mudukunda muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'u Rwanda, abari iburengerazuba, iburasirazuba, amajyepfo, amajyaruguru, namwe muri mu mujyi wa Kigali, abari mu mahanga irwota amasimbi, nizere ko mwese mukomeye kandi mumeze neza. Natwe ino mu Rwagasabo urw'imisozi igihumbi turaho turashima Imana. Uyu munsi kuri kamera za Touchone TV turi kumwe n'umusore mwiza ruhanganye ubuhanga kumureba no kurarama. N'umusore koko nkuko mubibona w'intajorwa, burya bajya bavuga ko umusore wirabura nyine ngo ari umusore w'igihame. Uyu munsi tugiye kuganira ku buzima bwe bwite bwa buri munsi. Muzi ko twibanda ku bintu bigiye bitandukanye, twibanda ku buzima rusange bw'abaturage, imibereho myiza n'ibindi. Uyu musore tugiye kuganira afite ubuhamya, n'ubuhamya bw'ubuzima tugiye kuganiraho. Reka tumuhe ikaze bwa mbere, aratangira twibwira, ibindi turaza kubimubaza namara kutubwira amazina ye. Tuguhaye ikaze kuri Touchone TV. Murakoze. Nitwa Twizeyimana Innocent. Nkaba mfite imyaka 22. Nasa umeze neza se? Meze neza nta kibazo. Navuze ko uri umusore w'igihame ntiwaseka, ntabwo bigukwiriye. Oya nibyo nkuko wabivuze. Yavuga ngo umusore wirabura ko ari umusore kabisa ngo udapfa gusukirwa n'ubonetse wari we wese. Ngiye ntago nari mbizi ariko niko mbibona. Waruzi ko buriya abasore birabura nyine bafite wirabura nkuko ufite uruhu nk'urwo rwawe, waruzi ko ari abanyagikundiro? Ngiye ntago mbizi. Ntabyo nzi, niwo bimbwiye ahubwo. None se wowe nturi umunyagikundiro, ntabwo ubizi ko abantu bagukunda?
yewe abantu barankunda cyane ahubwo ariko ntabwo mba nzi icyo bankundira. utekereza ko ari iki? Sinzi, wenda sinzi ikintu umuntu akundira undi. wabona bagukundira igihagararo ufite, none se ahubwo abagukunda ni bande? Ni igitsina gore, ni igitsina gabo? Abantu bose muri rusange. Muri make uri umuziranenge. Niba abantu bose bagukunda ibyo ni amahoro. Ubwo nyine nanjye nakurikiye izina ryanjye ubwo nitwa Innocent, nanga kugira ibintu byinshi nanjye mpungabanya. Hanyuma Innocent, urabona ko uri umusore usa neza cyane koko nabivuze. Ikindi uri umusore bigaragara ko unajijutse mu bijyanye n'imitekerereze. Umuntu akubonye abona ujijutse. Innocent ariga ntiyiga? Ntabwo niga, kwiga byaranze nyine bitewe n'ubushobozi. Kwiga byaranze bitewe n'ubushobozi. Ni Innocent tugiye kuganira, yavuze ati nitwa Innocent. Innocent ni izina ryiza cyane rifite n'ubusobanuro bwiza. Niwe tugiye kuganira, tubanje kuganira mu tuntu n'utundi niko bigenda, ariko afite ubuhamya bw'ubuzima. Twamenye ko Innocent abana na barumuna be. Abana na barumuna be, tubwiye ko afite imyaka 22. Ku ruhande rumwe abenshi murabizi urungano rwe, benshi muri kaminuza muriho muriga kugira ngo ejo hanyu hazabe heza, ariko Innocent we siko bimeze. Uyu munsi arera barumuna be, araza kutubwira ni bangahe, abakobwa ni bangahe, byose arabitubwira. Ariko kwanza reka duhera ahangaha. Innocent, twebwe nka Touch One TV twamaze kumenya ko urera barumuna bawe. Ababyeyi bawe bariho, byagenze gute? Ugiye kudusasira utubwire impamvu mu by'ukuri Innocent urera barumuna bawe kandi wagakwiye kuba uri mu ishuri nawe uri mu rugo nk'umwana. Byatangiye gute, bimeze biti? Ni ukuvuga ngo nk'uko bivuze, ndera barumuna banjye n'abana 4, ariko ababyeyi twari tubafite. Nk'umugabo arapfa, papa arapfa, hasigara umubyeyi w'umumama, nawe bigeze aho nyine araduta. Dusigarana turi abana 4. Ubwo narigaga nyine, kwiga biba biranze, mba ngiye gufasha barumuna banjye, mva mu ishuri nyine kugira ngo njye kubafasha. Ni ukuvuga ngo dusubiye inyuma gato, papa ntariho, mama yarabataye. Mu yandi magambo, ubwo mama ashobora kuba yaragiye gushinga urundi rugo nimba atari ibanga. Niko bimeze. Hanyuma rero wowe ufata iya mbere uvuga uti reka nshyigikire barumuna banjye, uva mu ishuri. Umukunzi wa Touch One TV ashobora kwibaza ngo wavuye mu ishuri ugeze mu wa kangahe kugira ngo bigende neza? Navuye mu ishuri ngeze mu wa 2 segonderi. Nari n'umuhanga cyane. Nari n'umuhanga ko abenshi byarabababaje. Nigeze kubivuga nti wakureba no mu maso yawe arabona kubona mu buhanga. Wari umuhanga, byari bihagaze biti? Nari umuhanga kuko ntago nazaga mu bantu 10. Nazaga mu bantu 10 ba mbere. Mpereye mu wa mbere primaire kugeza segonderi, ntago nigeze ngira umwanya mubi. Hanyuma rero uza gufasha barumuna bawe, harimo n'abakobwa, n'abahungu n'abakobwa? N'abahungu 2, nanjye wa 3 n'umukobwa umwe mutoya. Bafite imyaka ingahe? Uragenda utubwira umwe imyaka afite nimba uyibuka, kuko ufite inshingano nyine, dusobanurire ntacyo bitwaye. Umukuru nkurikira afite 15. Undi umukurikirana bafite 12. Uwo mutoya bafite imyaka 7. Niyo mukobwa. Ngayo nguko. Reka ntekereza ko muriho murabyumva, dutangiye gusasira ikiganiro cy'ubuzima bwa Innocent na barumuna be. Nkwibutsa ko burya kugira ngo ibintu byose bigende neza nuko ubiha umwanya. Ukabiha umwanya. Uyu munsi we bishobora kuba byagenze neza, wabyutse kumva birakunze rwose nta banga. Yewe ukajya muri dushe ugakaraba, ukisirimura, ukisiga, hanyuma ukakatira muri saro, ukajya kubona ukabona ameza yawe adekoye neza. Byose birashoboka, ariko buriya hari n'abandi baba badafite ubuzima bumeze gutyo. Uyu munsi hari abarembye cyane, abo bose tuba tugomba kubasabira. Abafite ibibazo
nabo tukaganira nabo. Ntekereza ko kuba Innocent afite barumuna be yarataye n'ishuri cyo ni ikibazo gikomeye. Ni nayo mpamvu twebwe kuri Touch One TV turijwi rya rubanda kugira ngo tumenye ibibazo bigiye bitandukanye, cyane cyane ibibazo by'abana. Muzi ko umwana niwe Rwanda rw'ejo. Niyo mpamvu turi kuganira na Innocent kugira ngo buno buzima bushaririye tubusesengure niki abanyarwanda abifuzaho, byose turaza kubiganira. Innocent, barumuna bawe rero bose bariga? Bose bariga. Bariga bose, ntabwo natuma umwana ava mu ishuri. Kuko njye byananiye, ntabwo natuma n'abarumuna banjye bibananira. Ariko nabwo birimo kunanira. Biri kunanira kubera ubushobozi bukeya, nta kazi karabuze, nta kazi mbona. Imyaka bigamwo ikurikirana gute? Uwo nguwo nkurikira wa 15 yiga, nawe yiga mu wa 2 segonderi, nkaho nari ngeze. Noneho uwo mukurikiye yiga mu wa 5 primaire. Umukobwa yiga mu wa 2. Nta muntu n'umwe ubatera inkunga mu buryo bw'imyigire, cyane ko wenda reka tuvuge ko muri primaire nta mafaranga yishyurwa, muri segonderi bihagaze biti? Muri segonderi ngo ndwana n'uwo muri segonderi nabwo mba ngira ngo wenda arangize uwa 3, kuko ntago nabishobora kugira ngo arangize uwa 6. Ubwo ngubwo primaire yo ni ibikoresho. Ubwo urumva nabyo ntabwo biba byoroshye. Nyine uwo narangiza mu wa 3 n'undi tuzagumana n'abandi, undi nawe abe yicaye gutyo amfashe kurera barumuna be. Kuvuga ngo wowe niwo murongo wamaze guha buno buzima, agomba guhagarara mu ishuri byanga bikunda. Kuko nta mushinga nge najyaga mbona n'abandi bana ba mu makopasiyo, nkayoberwa aho babikura, inzira bacamo, nkabura imirongo nyine nabishyiramo. Ibyo bintu mujya mubivuganaho ukamubwira uti uko biri kose urarangiza tronkome gusa ntabwo uzakomeza? Nawe arabizi ko ariko bimeze, ko nta bushobozi. Ariko ubushobozi bubonetse nkaba nagira ambaterankunga cyane iyo mishinga, nkaba nabona umushinga umfasha, yakomeza kwiga nta kibazo. Reka dusubire mu buzima bwanyu bwa buri munsi bwo mu rugo. Uko bisanzwe movement zose zo mu rugo, bwa buzima tubayemo bwo mu rugo bimeze biti? Ibijyanye n'imirire, imyambarire, iminywere, byose bimeze bite, buhagaze bute kugeza ubu ngubu? Ni ukuvuga ngo kurya byo ntabwo birakaze. Ngira ngo bakunzi ba Touch One TV ntabwo tubereyeho kubatera ibibazo, ahubwo tubereye kubereka ko burya uko umeze hari undi utameze nkawe. Innocent rero turaganira kugira ngo dusesengure buno buzima arimo. Umuntu wafashe inshingano zo kuba umubyeyi mu by'ukuri biragoye, biranababaje. Innocent, ubuzima bwa buri munsi nk'uko mbikubajije bwo mu rugo mubaho muteye, ibijyanye no kurya, kuryama, kwambara, kwivuza, byose turagira ngo bisobanure abakunzi ba Touch One TV kuva ku wa mbere icyumweru kikarangira ukwezi kugashira, umwaka ugashira. Ni ukuvuga ngo cyambere cyo n'ubwishingizi, mituweli kuko idahari kibo nta kintu umuntu yabageraho. Mituweli niyo mbanza gushaka mbere y'ibindi byose. Ibindi byo bose barabizi, yabonye ariye rimwe ku munsi abishimira Imana. Kwambara byo ni ibisanzwe, umwenda umwe ubonetse nyine ubwo bigenda biza gake gake. Wakibaza ngo wenda buriya hari amasambu mushobora kuba mukuramo ibyo kurya, cyangwa se ukaba hari akandi kazi runaka wenda ukora nubwo wagashimbuje ishuri, ibyo bintu birahari? Oya, akazi ko ntako, ni ibiraka bisanzwe, nta masambu tugira, ni akazi kamwe gatoya nako ntago gakoze, nta n'ubushobozi bwo gukora bwarabuze, ubwo nyine nta kuntu tubayeho nyine. Hanyuma ndiho ndibaza cyane cyane, reka mpere kuri wa mushiki wawe wavuze w'imyaka hari si 7. Ni 7. Uyu mushiki wawe w'imyaka 7 kandi w'umukobwa, ubuzima bwawe nawe
mubana mute, umuganiriza gute nk'umukobwa, bigenda gute mu by'ukuri? ni ukuvuga ngo kumuganiriza byo by'abakobwa ntabwo mba mbizi, mufata nk'abandi bana b'abahungu, nyine nanjye mufasha uko nshoboye. nta mwihariko umuha nyine? urambabarira kukubaza ibintu byinshi, mba ngira ngo umukunzi wa Touch One TV ashira amatsiko. Nta mwihariko umuha, cyane ko bajya bavuga ko abana b'abakobwa bagomba kugira isuku ku myambarire, cyane nk'imyambarire y'imbere, akagira iyo suku, yamara ku donc utwo tuntu cyane cyane twibanze ukadukurikirana. Ntabwo ibyo ngibyo ni umufata kimwe n'abandi bahungu? Hoya, we n'umwihariko we, kuko aba agomba kugira isuku ahantu hose. We mufata neza ibintu byose. Umuhungu we ntacyo, we aba abyishoboreye. Ni ibihe bibazo rero ukunda kwakira iyo uganira nabo, cyangwa ukajya ukumva bagutuye ibibazo cyane cyane ushobora kuvuga uti kimwe ndacyakira, ikindi nkacyakira? Ibyo bibazo byose turagira ngo bisobanure abakunzi ba Touch One TV nimba bihari. Ibibazo byo ku mashuri byo biraboneka, akaba ari byo ntashobora, bakaba bamara nk'iminsi ngahe batiga bari mu rugo. Ibindi byo by'imyambaro y'umwenda, uw'umwenda wacitse niwe ngurira iyo nabonye udufaranga nyine. Nta yindi nkunga inosa ujya ubona iturutse ku ruhande ishobora kukunganira kumva icyo kintu kigeze ku mutima wawe? Iyo nkunga ntayo ujya ubona? Inkunga ntayo, kereka wenda nk'umuturanyi aguhaye nk'icyo guteka. Nta yindi nkunga, nta muntu wagira ikindi kintu aguha kitari icyo. Reka dusubire inyuma tugere kuri mama wawe, cyane ko papa we ntariho. Mama wawe ariho? Ariho. Ni uruhe ruhare rwe noneho muri buno burezi bwa barumuna bawe na mushiki wawe abigiramo? We nta ruhare ruhari, kuko nta n'ubwo abasura, abazi ko mpari yumva ko byose byarangiye. Kandi nawe nta bushobozi aba afite, n'ahari yambwiye ko nta bushobozi afite, ntacyo yashobora. Tubwo abana bazicare nyine bave no mu ishuri. Ariko njye nyine si uko mba mbitekereza, ntabwo mba nshaka ko nabayeho na barumuna banjye ariko babaho. Mfite ubushobozi babaho neza. Uri umukristo? Ndi umukatolike. Ni irihe sengesho udahwema gusenga ubuzima bwawe bwa buri munsi mbere y'uko ugira ibyo ujyamo n'ibyo ukora? Ni irihe sengesho udashobora kwibagirwa gusenga? Isengesho kereka isengesho wenda ryo kuryama, ry'ifunguro, ibintu nk'ibyo nyine. Gusaba Imana nyine. Hari igihe umuntu abura icyo avuga. Hariho n'igihe ushobora kubaza umuntu ibibazo bikomeye gutya ukaba wabyumva nawe ukavuga uti uyu muntu yarengereye. Ariko burya bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo agahwa kari ku wundi karahandurika. Kubona inosa nk'uko mubibona imyaka 20, wenda reka tuvuge ko ari imyaka amategeko amwemerera kuba nawe yashinga urugo, ariko ntabwo ari imyaka imwemerera kuba yarera kuri ya myaka yatubwiye abarumuna be na mushiki we. Ikindi ni uko ntekereza ko kuba afata igitekerezo cye cyangwa se agahinda ke, reka mbivuge gutya, agahinda ke akabizana mu itangazamakuru, ntabwo ari uko aba atababaye. Ni umusore utamwaye, kandi ni umusore nanamutatse, ariko sinamuvuze uko atari. Ntekereza ko ntabwo ntiyigeze atekereza ko wenda byamutera complex yo kuvuga ubuzima bwe abayemo. Yavuze ati kandi sinifuza ko barumuna banjye bamera nkanjye, niyo mpamvu ndwana ishyaka. Ariko yavuze ati uko biri kose tronkomeyo fini ni ugufungira aho ngaho. Mu magambo make ndumva inosa ntamubaza ibintu byinshi, gusa wenda ntabwo twasoza ntagize ibyifuzo mubaza kugira ngo dusoze ikiganiro. Abwirwa benshi akumva beneyo. Inosa, nicyo usaba abanyarwanda cyambere cyatumye uzana ikifuzo cyawe mu itangazamakuru, hanyuma dusoze? Icyo nasaba abanyarwanda badukurikiye nuko bamfasha nabo nk'ababyeyi,
waba ufite icyo yamfasha kurera abana namuha nimero ya telefone yazambona 0789969455 nazisubiramo 0789969455. ariko nsubiye inyuma gato mu kanya nari mvuze ko ugeze igihe cyo kuba nawe wenda watekereza gushinga urugo kuko imyaka ufite amategeko arabyemera. Iki kintu ugitekerezaho iki guhuza ubwo buzima wakinjiramo na barumuna bawe ndetse na mushiki wawe? icyo kibazo mbajije kirakomeye cyane kubera ko Ntamukobwa waza kanyemera bana na bariya bana nta mukobwa wabyemera. Nyatare wamugana ibinteye kwibaza, umukobwa waza ukemeza ko mubana, cyane ko harya bamwe wavuze uriya mutoya afite imyaka 7 wa mukobwa afite imyaka 7. Wamugana ubu ngubu koko hari umukobwa wakemera gushaka umusore nkawe wafashe inshingano zikomeye gutyo? Ninde se ntawe nyine ntawe wabyemera, nta mukobwa wanyemera kubera ko nanjye meze nk'aho mfite urugo. Urumva ntago yanyemera nyine. Meze nk'aho ufite urugo kandi kubigaragara ahubwo wari ukwiriye gushinga urugo. Nari nkwiye gushinga urugo ubwo ndarufite. Urumva nta mukobwa wese yababona ko mfite urugo nyine ntago yanyemera. Ariko se wamugana inosa rwose iki kintu reka ngira ngo abakunzi ba Touch1 buriya ni abanyamatsiko koko. Ibi bintu ujya ufata umwanya wo kubitekerezaho nk'umusore kavuga uti ku gihe kigeze ngo shinga urugo, imyaka amategeko anateganya ko abinyemerera, wumva uzabigenza uti? Kuko buriya bafite amatsiko uburyo bizagenda gute mu by'ukuri? Ni ukuvuga ngo ngiye ukuntu nabiteguye ko nzashinga urugo ari uko abana bakuze nabo bageze mu gihe cyo kwirera. Ubwo nanjye nibwo numva ko nanjye nzashaka umugore, nanjye nkagira urugo rwanjye, barumuna banjye nabo bazaba babashije kwirera nabo. Uriya mushiki wawe w'imyaka 7 ubwo ni ukuvuga ngo ubwo reka yaba buri imyaka ingahera? Nimba afite imyaka 7 mu myaka 20 harya si 21 amategeko ateganya se ko umuntu ashobora gushinga urugo? Ni 21. Ubwo urumva yaba buri ngahe kugira ngo uvuge uti ndamuretse imyaka afite cyangwa se ashinze urwe? Urumva hatarimo imyaka myinshi ibura se? Myinshi nta kibazo kuko umugabo ntajya asaza. Umugabo nagasaza kuko ariko ushobora kubura uwo ukeneye kubera hari urwego uba uriho ukaba uvuga uti wenda uriya mukobwa turakwiranye, ari mu kigero cyanjye, ari mu myaka yanjye, ariko icyo gihe uwo ukeneye nyine biragorana. Icyo gihe mu myaka uba ufite nubwo nta mugabo usaza ariko biragorana kubona uwo ushaka. Ibyo biragorana ariko ubwo ngiye muri ibyo naba ngiye kwitera stress. Ubwo rero ndabyihorera nyine. Wigeze kuvuga uti nta sambu n'akazi tubayemo ni gato, nimba atari ibanga inzu mubayemo ingana iki uyigereranije? Kuko inzu igira ibyumba runaka, kagira salo, kagira agakoni, byose ahantu ushobora gukarabira, ibyo byose si iyo nzira bifite cyangwa no kwiyeranja nyine? Ni ukuvuga ngo ubwiherero bwo burahari, inzu ni icyumba na salo, nta bindi bikaze bihari. N'ikibanza ntacyo nyine naho iyo nzu iteretse. Hanyuma se wumva mu by'ukuri ubu buzima ubamo ujya ugira icyizere ukumva nyagasani hari igihe azavuga ati umwana wanjye reka nkugoborere uhabwe ubundi buryo bwisumbuyeho? Ujya ubitekereza mu mutima wawe cyangwa umeze nk'abandi bavuga ati ubanza Imana yaranyibagiwe uko bimeze kose? Ibyo byo ndabitekereza ariko mba numva ko igihe kimwe hari ikintu Imana izakora bikarangira.
kanaye kukubaza byinshi kandi burya kuvuga menshi siko kuyamara. Abakunzi ba Touch One TV nabo birashoboka ko hari uwamaze gukorwa ku mutima n'iyi nkuru akavuga ati irambabaje, ariko hari ubwo ashobora no kugira n'ubushobozi, wenda ubushobozi bw'amafaranga, ubushobozi bw'ibitekerezo kandi bishobora kukubaka bikagukomeza. Burya biba byiza ko mu isi y'ikoranabuhanga turimo uburyo bworoshye bwo kugera ku muntu akenshi bari telefone. Ndumva watanga nimero yawe ya telefone wakifuza kuguhumuriza mu buryo wenda burenzeho, akaba yazaguhamagara hanyuma dusoza ikiganiro. Ni ukuvuga ngo nimero yanjye ya telefone 0789 96 94 255. Habaye hagize uwakenera ubufasha, wampa ubufasha yabinyuza kuri nimero yanjye ya telefone. Irimo n'amazina yawe? Iriho amazina yanjye, Twizeyimana. Reka tugushimire rero kandi tukubwira ngo komere wihangane. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nubwo waba ugeze mu bikomeye utabasha gusimbuka burya mbereyeho kugira ngo nguhumurize, ntabwo uba ugomba gutsindwa ku rugamba. Twagusaba kwihangana tukubwira ngo ukomere, kandi ndizera ntashidikanya ko buriya Imana nimba yashimye ko tugirana iki kiganiro gikomeye, hari nicyo yakora inyujije mu bantu bayo. Reka tugushimire kandi tukubwira ngo ukomere kandi ntucike intege. Murakoze cyane. Bakunzi ba Touch One TV rero, ngira ngo murabyumvise, twariho tuganira n'umusore w'imyaka 22. Ni umusore wafashe inshingano zikomeye zo kurera bitari bikwiriye, ahubwo yaragakwiriye gushinga urugo rwe akitegura kurera be, ariko arera barumuna be na mushiki we. Nkuko twatangiye yavuze ati ababyeyi banjye, data nta uriho, mama nawe yagiye gushinga urundi rugo, ariko ntabwo narwo rukomeye ku buryo nta mbaraga n'imwe ashyira kuri twebwe. Ikindi yavuze ati murumuna wanjye ndifuza ko yakiga ntuze gusa tronkome ikarangira, akavuga ati ntabwo rwose mfite uburyo bw'uko yakomeza kwiga ngo abashe kuba yazagera nk'aho abandi bageze, nk'aho u Rwanda rwifuza. Ibyo murumva ko ari ikibazo gikomeye. Ikindi yavuze ati uburyo tubayeho nabwo ntabwo byoroshye no kuryama, mwabyumvise. Yavuze ati dufite inzu ifite icyumba kimwe na saro, mu bana nyine bameze gutyo harimo n'umwana w'umukobwa, abakeneye n'ubwisanzure nubwo ari mutoya. Ibyo byose murumva ko ari ibintu bitoroshye. Ikindi yavuze ati mu by'ukuri ngewe nafashe iya mbere yo kureka ishuri kugira ngo nyine barumuna banjye mbiteho. Ntabwo ari ibintu byoroshye, ngira ngo mu by'ukuri hirya no hino birashoboka ko nawe waba uzi undi umeze nka Inosa. Aba bantu tujye dufata umwanya tubasengere kuko barahari uko byagenda kose. Inosa kuba yaje mu itangazamakuru ntabwo yaje gusaba, ahubwo ntekereza ko iyo umuntu afite ubwigunge akabinyuza ku mbuga nkoranyambaga nk'uku nguku mwese mukabimenya, ku ruhande rumwe hari abo byigisha, bikatwigisha ubuzima dukwiye kubamwo n'uburyo dukwiye kubyitwaramo. Ikindi bitwigisha n'urukundo rw'Imana. Burya mu by'Imana yaguhaye hari icyo ushobora gukora kugira ngo bigende neza, kandi Bibiliya iravuga ngo gutanga bizana umugisha kurusha guhabwa. Ntekereza ko na Korowani itajya kure y'ibyo ngibyo. Bavandimwe nshuti bakunzi ba Touch One TV rero, mu by'ukuri ntabwo mbazanira ibiganiro nk'ibi ngibi ngamije kubashengura imitima, ahubwo ni uburyo bwo kugira ngo twigane kandi dufashanye muri buno buzima. Inosa rero ashoje avuga ati uwagira icyandusha yagikora, mu by'Imana yabahaye nk'uko nabivuze wagikora. Nimero ze ngizi kuri runo rubuga. Ikindi nuko burya gutanga nongere mbisubiremo bizana umugisha kurusha guhabwa. Reka mbashimire, kuvuga menshi siko kuyamara kandi ubwira uwumva ntavunika. Mbibutsa ko kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho neza, nuko utava kuri runo rubuga udakoze subscribe. Nyarukira kuri iryo jambo ritukura, ukandeho, ukomeze hirya kuri iyo nzogera baguhaye, wongere ukandeho, hanyuma ujye hejuru aho ngaho kuri ako kazogera kitwa all,
ukandeho. Mbibutsa ko nimba udafite email ntabwo ushobora gukora subscribe kuri uru rubuga rwacu, kandi gufungurira email rwose biroroshye, amasegonda nkaho mvugiye hangaha weretse umuntu uti mfungurira email yayifungura mu mazina yawe bwite, nawe ukagira email ukajyana n'ikoranabuhanga cyane ku gihugu cyacu ariko kibyifuza. Reka mbashimire mbabwira ngo aho muri hirya no hino mukomeze mubeho kandi mubeho neza. Ndabakunda, nitwa Emmanuel Kanani. Imana y'u Rwanda iragahorana namwe.